Mureke tubasuhuze abakunzi bacu mwe mwahisemo kubana natwe hano ku Isengesho TV, mwahisemo gukora subscribe. Turavuze ngo Imana ibahereze umugisha kandi umugisha mwinshi, aho muri umugisha w'Imana basesekareho. Nawe ufunguye iki kiganiro cyangwa uje kuri YouTube channel ari ubwa mbere, kora subscribe uzajya ubona amakuru yacu kandi uyabonere ku gihe. Ikindi uzaba uri gutera inkunga ubwami bw'Imana. YouTube channel inyuraho ijambo ry'Imana ndetse n'amakuru agiye atandukanye ariko afite icyo yamarira abantu. Amakuru y'urukozasoni ntabwo ajya anyura kuri YouTube channel, ndetse n'ibiganiro bisenya. Hano tuhanyuza ijambo ry'Imana n'andi makuru ashobora kugufasha, kuko mu buzima tubeshwaho no kugira ngo twubahe Imana kandi tumenye n'ibyo tutari tuzi. Rero ayo makuru tuyabagezaho, amakuru y'ubukungu, amakuru y'akazi, hano agiye atandukanye, nibyo ngibyo tubagezaho muri rusange. Rero Imana ibahereze umugisha aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Hari abadukurikira bari mu Rwanda mu mpande zitandukanye, hari abadukurikira bari mu mahanga mu bice bitandukanye. Mwese aho muri, ikiganza cyiza cy'Imana gikomeze kuba ku buzima bwanyu. Rero reka dusenge Imana. Tugira siroga ivuga ahangaha ngo mbere na mbere Imana, ntacyo twakora tutabanjije Imana. Niyo mpamvu nababwiye mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi ngo nubona ubyutse ukabona biremeye, ntabwo ari imbaraga zawe, hari izindi mbaraga z'Imana ziba zahabaye. Nurambura ukuguru ukabona biremeye, ugatambuka ukabona biremeye, ukajya mu kazi ukabona biremeye, ubwo n'ubuntu Imana iba yakugiriye. Ujye uha Imana icyubahiro kubw'iyo mirimo n'ibitangaza. Imana ibaho umugisha. Rero twebwe tubanza gusenga, yaba ari amakuru tugiye kubagezaho, yaba ari ibiganiro, tubanza kwiragiza Imana. Niyo mpamvu tugira ngo tugusabe mbere kugira ngo tukugezeho aya makuru twabasezeranyije. Reka tubanze dusenge Imana. Ese uri mu nzira, uratwaye, wafata akanya gatoya, uri mu rugo rwawe, reka dufata akanya gatoya tubanze dusenge Imana, twiragize Imana. Mbere na mbere Imana ni ya mbere mu buzima bwacu. Nitumara gusenga turagaruka tubagezeho aya makuru, kandi ni amakuru y'ingenzi mu buzima. Munyemerere dusenge. Mwami Imana, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana ivuga bikaba kandi Imana itegeka bigakomera. Turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo byawe. Tugushimiye ko ugira neza, uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo. Ntawe kwizeye wigeze akorwa n'isoni. Abantu bakwizeye bakizera ubutware n'imbaraga zawe, wabahinduye abana b'Imana, wabahinduye ibikomangoma mu bwami bw'Imana. Izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Ngafasha buri muntu wese, abari mu Rwanda no mu mahanga, abababaye ndetse n'abameze neza bose, ukomeze kubarindira mu buntu bwawe. Tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen. Nawe ushobora kuvuga ngo amen muri comment. Wenda ntiwashobora kuvuga ngo amen ahanga, ariko shyira muri comment ngo amen, uhereze Imana icyubahiro niba hari icyo Imana yaba yaragukoreye, cyangwa niba ufashijwe. Imana ibaho umugisha. Abameze neza mushimira Imana, batameze neza namwe nihangane, ibintu biraza kugenda neza vuba cyane. Niko kwizera kwanjye kurimo kumbwira. Niba urwaye, humura, uraza gukira mu izina rya Yesu. Niba wihebye, humura, Imana iraza kuguhumuriza kandi uraza kubona ibyiringiro by'ubuzima. Niba hari ikintu kitameze neza, humura, hari Imana itanga ibyiringiro. Imana ibahereze umugisha rero aho muherereye mu mpande zigiye zitandukanye. Mwakomeje rero kubona amakuru. Reka tutangire aya makuru yacu y'itorero rya ADEPR. Itorero rya ADEPR ni rimwe mu matorero navuga ngo afite abayoboke benshi mu Rwanda. Ni rimwe mu matorero azwi cyane mu Rwanda. Mu Rwanda hari amadini n'amatorero menshi bitandukanye. Itorero rya ADEPR ni rimwe mu matorero yareze abantu bagiye batandukanye. Ibyo ngibyo murabizi, abantu benshi baba baraciye muri ADEPR n'ababa mu byo bita ngo ni amacaci inaha, ariko wenda biterwa n'imvugo cyangwa no kudasobanukirwa. Iri torero rero rikomeje kubamo ibintu by'ibizazane bigiye bitandukanye kandi mu mpande zitandukanye, yaba mu bayobozi. Mwabonye mu minsi ishize bavuga ko iri torero abatinganyi bazamuyemo idarapo Nyarugenge. Mubona mu gihe cy'igaburo ngo umushumba mukuru yabuze. Mubona ngo ADEPR yirukanye abakozi barenga 1000. Mubona mbese ni ibintu byinshi byagiye bivugwa n'uyu munsi kandi bikaba birimo kuvugwa. None bikirimo kuvugwa
umugabo n'ubundi wabaye cyangwa wayoboye itorero rya ADEPR ku rwego rw'akarere, ku rwego rwa paruwasi. Uyu mugabo bamwita Rwigema nk'uko mwagiye mubibona. Ibintu byakomeje kuba bibi cyangwa byakomeje gufata indi ntera igiye ikomeye nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo. Mu by'ukuri uyu mugabo wapfuye bita Rwigema, mu by'ukuri yari afite umugore ariko baza gutandukana, aza gutandukana n'umugore, noneho aba wenyine, yari ari wenyine. Amakuru avuga ko nta n'umwana yari afite, ngo yari yarakoze divorce n'umugore. Rero bivugwa ko uyu mugabo Celestin ariwe mupasiteri, ni umupasiteri wo mu itorero rya ADEPR. Mu by'ukuri ngo yagiye ahantu ajya gushaka umukobwa wibana. Noneho umukobwa wibanaga, urumva binjira mu nzu. Bamaze kwinjira mu nzu bakora ibintu ngo biteye isoni, niko birimo kuvugwa. Noneho uyu mugabo ngo aza gupfa. Uyu mugabo rero bikavugwa ko hashobora kuba harimo akagambane ku rupfu rwe, kuko ngo yari asanzwe nta kibazo afite. Uyu mugabo ndagira ngo mbabwire ko yari atuye mu karere ka Bugesera, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Kandi mu by'ukuri uyu mugabo akimara gupfa rero havuzwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Havugwamo iri torero rya ADEPR, bavuga ko n'ubundi bari baramwirukanye, kandi abandi bakavuga ko batari baramwirukanye. Ariko si icyo ngicyo, inkuru ntabwo ari icyo ngicyo. Inkuru ni abantu batangiye kuvuga ngo mu by'ukuri uyu mugabo ngo bari baramushyingiye umugore ariko amushyingirwa n'iri torero rya ADEPR, ngo ku buryo uyu mugore ngo ariwe wamuteye ngo pressure ikomeye cyane. Noneho batandukanye ngo asa nk'umuntu wabuze ubuzima cyangwa watakaje ibyiringiro, ku buryo ngo yishoye mu bintu bibi bigiye bikomeye biza kumuviramo no gupfa. Ku murongo wa telefone rero umunyamakuru avugana n'itorero rya ADEPR yabajije ADEPR icyo bari bukore ku rupfu rw'uyu mugabo. Icyo yamusubije, yavuze ngo nta kindi bari bukore ngo uretse kumera nk'abandi banyarwanda bose, unyumvire, bagatabara nk'umuco wa kinyarwanda nk'uko umeze, bagatabara. Ariko ngiyewe najyaneye kwibaza, umuntu wabaye umuyobozi w'itorero ku rwego rwa paruwasi, wayoboye itorero, wiyigishije abakristu, wagize ibiki, akaba apfuye, bakaba bashaka kumufata nk'undi muntu wese usanzwe. Reka mbabwize ukuri, mwebwe mudukurikirana ahangaha ku Isengesho TV, mukunda Imana, muyikundisha umutima wanyu wose, muyikundisha ubwenge bwanyu bwose. Mwirinde ikibi, mushake icyiza. Reka mbabwire, biteye agahinda, biteye umubabaro kubona umuntu yarakoreye Imana akamara imyaka nk'iyo yamaze ari mu rusengero, yigisha abantu, asengera abantu, abwiriza abantu, ayobora abantu, ariko bikaza kurangira akagira iherezo ribi. Reka mbabwire mwebwe mudukurikiranye, ntacyo byatumarira gutangira neza tugasoza nabi. Imana irashaka ko dutangira neza tugasoza neza. Iherezo niryo Imana ireba, iherezo niryo Imana yitaho. Hanyuma rero mwebwe mudukurikiranye, iri torero rya ADEPR biravugwa ko harimo abantu ngo bashobora kuba bamugambaniye mu by'ukuri bo muri iri torero kugira ngo azapfe, ku buryo nta n'uwemera ko uyu mukobwa yishwe n'ibyo bakoraga, ngo uyu mupasiteri yishwe n'ibyo bakoraga, ngo ahubwo bari kuvuga ko ashobora kuba yishwe n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa bavuga ko ashobora kuba ari we wamwishe, noneho yarangiza akigendera, kuko ngo uyu mukobwa ngo yarakinze, noneho baje gukingura bamusangamo. Rero mu by'ukuri tugiye gukomeza tubakurikirane iyi nkuru y'uyu mupasiteri wa ADEPR ndetse n'amakuru y'iri torero, tumenye uko biri bugende. Amakuru yose turaza gukomeza kuyabagezaho uko ateye, ariko kimwe mu byo nababwira nuko mugomba gukunda Imana. Imana ntabwo ireba ADEPR, Imana ntabwo ireba restoration, Imana ireba umutima w'umuntu, kuko ushobora kuzabura abantu ukabura umuntu kandi urimo kumureba ngo yagiye mu idini, ngo yagiye mu itorero, ngo ameze gutya, ngo ameze gutya. Rwose ndagira ngo ubwize ukuri, wowe
udukurikiranye muranyihanganira narwayemo akagripe gakeya, niyo mpamvu mwumva ijwi risa nkaho ritavuga neza kubera hano ni igihe cy'imvura, hano hari imvura nyinshi n'ibihe ntabwo bimeze neza, ngira ngo murimo no kugenda mubyumva, ariko tuzakomeza kubagezaho amakuru agiye atandukanye. Rero iri toro rya ADEPR riravugwamo urupfu rw'uyu mugabo w'umwa-ADEPR, ariko ADEPR ikaba idashaka kumwikoza kandi yarayikoreye, ayikorera imyaka myinshi, yigomwe ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri nuko nguko navuga ngo bisa nkaho ibya Rwigema byarangiye, we yamaze kwitaba Imana, bari mu buruhukiro bw'ibitaro bya Nyamata muri morgue niko twavuga. Noneho ni igihe cyo gushyingura, nacyo tuzakibabwira. Kuki abapasiteri bakomeje kwiyahura ari benshi? Pasiteri bakomeje gupfa. Mu minsi ishize mwumvisha uwapfuye bitaga Kibonke, yarapfuye baramushyingura. Murumva n'uyu nguyu nawe arapfuye. Urumva ni ibibazo bikomeye, niyo mpamvu tubabwira ngo hano ni ku Isengesho TV ibintu nk'ibi tubibagezaho kubera intego ya mbere, aba ari ukugira ngo musenge, aba ari ukugira ngo musenge mutajya mu moshya, musengere ibiriho, musengere ibirimo kuvugwa, kandi murwanye Satani nawe ajye ashobora kubahunga mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Munyemerere dusenge Imana ubundi dutandukane.